Ese wari uzi ko ushobora kurwara diyabete utwite wamara kubyara igakira? Ntibibaho cyane. Ushobora kuba uri kwibaza ngo se ngo byagenda gute kugira ngo ndware diyabete ntwite nimara kubyara ikire? Hari diyabete bita gestational diabetes, ni diyabete ifata abadamu batwite ariko bamara kubyara bagakira. Yo kukuganiriza rero ku bintu bitera umuntu utwite kuba yagira iyo diyabete, kuko ni ibintu biba ku bamama bagiye batandukanye. Ngewe kugira ngo nyimenye n'umumama nayibona nahuye n'umuntu bafite uruntu agenda atwayeho hano ari uruboro bagenda nyine bakontorora isukari, ngo abasirimu bafite n'amapurikasiyo mu matelefone agenda arabereka aho isukari yabigeze. Then bintera kwibaza se kuki nyine imufata ubwo ku mwana wa mbere yabyaye yaramufashe abyaye irakira, ku wa kabiri nawe atwite arayifite. So rero tugiye kuganira ku bintu bishobora gutera iyo diyabete ku muntu, ndetse n'uko kuyirinda. Byo ni story for another day, ni story tuzaganiraho ubutaha. Ikintu cya mbere gishobora gutera gestational diabetes cyangwa diyabete umuntu atwite ni ukugira ibiro byinshi mbere yo gutwita. Ushobora kwita nyine umubiri ushobora kutitabira neza insuline. Insuline ni umusemburo ukorwa na pancreas cyangwa n'urwagashya. Rero umubiri twese tugira nyine birahinduka. Ushobora gushaka wagera mu rugo ibiro bikiyongera bitewe, ariko abenshi iyo bashatse uretse mbona byarahindutse, umuntu arashaka iyo mwahura ukabona yabaye nk'umwana kurusha wowe yasize. Ariko mbere iyo umuntu yashakaga wewe nyine umwarahura ukabona yarahindutse kuko yarashatse, yarabyibushye, ibintu byose byarahindutse. Rero akenshi hari igihe ugera mu rugo mbere y'uko usama ukamanza ukiyongera ibiro. Wamara kwiyongera ibiro rero bikaba mu gihe utwite bikaba byatuma urwara iyo ndwara ya gestational diabetes cyangwa se iyo diyabete ifata abagore batwite. Ikindi ni genetic cyangwa se byo mu kiryango. Kuba mama we yarayirwaye, nyogosenge, nyoko wanyu, nyogokuru wanyu, nyogokuruza, nawe igihe cyagera nyine cyo gutwita kwawe ukayirwara. Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu birediteri, ni ibintu bisanzwe, ibintu twese tugenda duhererekanya, aba ari uruhererekane. Ikindi ni ugutwita urengeje imyaka 35. Hari abantu tubifata nk'aho ari ibintu bisanzwe, nanjye ndimo, kuko hari abantu tuvanga imyaka n'imibare, ariko hari igihe I'm telling you, hari igihe kigera nyine mu bijyanye na health, ukaba hari ikintu ushobora gukora ku mubiri harimo n'uburyo byo kubyara no kugira uti bikaba byagutera ibintu bigiye bitandukanye. So iyo utwite urengeje imyaka 35 cyangwa se no mu myaka 30, guhera ku bundi kuri 30 ushobora kuyirwara. Rero ibyago byiyongera cyane iyo uri muri iyo myaka. Ubwo bishobotse wabyara uri mu myaka 20, 24 kugira ngo ube nawe nyine ubyara umwana uri safe, nawe uri safe. Ikindi ni ukudakora siporo. Ibi byo ntibyabaye umuco abantu benshi, ariko twari byarahindutse hano mu Rwanda. Abantu bakunda siporo, abantu barayitabira. Rero ntabwo icyo kiri ikibazo gihangayikishije abantu benshi hano mu Rwanda, kubera ko siporo yabaye umuco. Ariko hari abantu batazikora. Rero udakora siporo uri umudamu, abadamu benshi ntabwo bazikora, uretse abo mu mijyi. Mu cyaro ntabwo abadamu benshi bazikora, bumva ko yahinze nyine kumva ko byarangiye, ariko siporo irakenerwa. Ikindi ni ukurya ibiryo byo mu nganda ndetse n'ibirimo isukari nyinshi. Ibi bintu abantu benshi barabyirengagiza, ko kurya ibiryo biri mu byo mu nganda cyangwa se byabaye high processed ari ibintu bitera ibyago byinshi by'uburwayi bikomeye, stroke, cancer. N'ibi ngibi nyine bya gestational diabetes mubonye ko nabyo biri mu bintu biterwa n'ibiryo byo mu nganda cyane. Rero ushobora kuba utwite wenda ukakuravinga cyangwa se ukaba ushaka nko kwirira hari zira beef n'inyama ziseye mu bikombe, kuko ntabwo mvuze ko ari byo zitera diyabete cyangwa se n'ibindi bintu byinshi nyine byo mu nganda. Ako kanya rero utangiye kuba nyine utangiye kukuravinga ibintu nk'ibyo, ukaba addicted kuri byo, ufite ibyago byinshi byo kurwara iyo diabetes cyangwa se gestational diabetes. Ikindi ni ukuba warigeze kugira iyo gestational diabetes ku nda ya mbere. Iyo wayigize ku nda ya mbere no ku nda ya kabiri iraza, no ku ya gatatu no ku ya gatanu no ku ya 10 iraza. Ntago iba nyine ntago iba yagiye. Ikindi ni ukuba kubyara umwana ufite ibiro byinshi, by'umwihariko hejuru y'ibiro 4.
iyo ufite umwana urengeje ibiro 4, utwite umwana urengeje ibiro 4 akenshi urayirwara. Ibyo ni ibiro byinshi kubigendana, ariko akenshi ufite umwana utwite umwana urengeje ibiro 4 urayirwara. Ikindi ni ukugira ibibazo bayita polycystic ovary syndrome. Ni indwara ituma nyine imisemburo y'abagore nyine yivura incugane cyangwa se itaringaniye. Rero akenshi iyo ndwara ishobora kongera insulin resistance. Mu Kinyarwanda ngo iyo sinzi ukuntu nayisobanura, ariko iyo uri kugira ibibazo byo kugira imisemburo yivubura incugane sana isaha ushobora kuba warwara iyo gestational diabetes. Ikindi umuvuduko wo hejuru uri hejuru cyane w'amaraso mu gihe cyo gutwita. Akenshi iyo utwite ukagira umuvuduko bitera ibibazo byinshi kandi bigiye bitandukanye. Rero ugasanga abantu bamwe na bamwe bagenda babyirengagiza, kandi muze ko ari igihe ujyana n'umuvuduko gutwita bikananga. Rero nabyo biri mu bintu byatuma ugira iyo gestational diabetes. Ikindi ni impinduka z'imisemburo mu gihe utwite. Ibintu byinshi birahinduka iyo umubyeyi nyine atwite. Iyo umubyeyi atwite ibintu byinshi birahinduka. N'imisemburo rimwe na rimwe igenda yivubura cyangwa se ivugurwa birahinduka cyane rwose. Rero hashobora gutuma nk'imisemburo nka insulin idakora neza. Ubwo rwo n'urugero ntanze, ikaba ariyo mpamvu ku muntu utarageze urwara diabete ashobora kuyigira atwite. Urumva ibyo bintu abantu benshi bakeneye gusobanurirwa nyine bino bintu. Iyo imisemburo imwe n'imwe nyine imisemburo imwe n'imwe irahinduka mu gihe utwite, then bigatera ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nyine harimo no gutuma iyo misemburo nka za insulin idakora neza, bigatuma umuntu agira diabete atwite gusa, ariko yamara kubyara igakira. Ikindi ugomba kumenya kuri iyi ndwara, abantu benshi ntabwo bayizi, by'umwihariko nko muri Afurika. Nanone iyo uyigize ahantu bakwitaho cyane nyine ntihaki, kuko ni uburwayi buba buraza bugakira urangije kubyara, ariko hari igihe bunakomereza ukagumya ukagira diabete. Kandi iri mu ndwara zigoye gukopa, nyine like to copy with it. Ni indwara igoye cyane. Rero mu rwego rwo kugira ngo wirinde ibyo bintu byose, izo stress zose, biba byiza utangiye kwirinda hakiri kare. Ikindi abantu benshi nubwo bayikira nyine nyuma yo kubyara nk'uko nayo mbivuze haruguru, ishobora none kugutera kuri diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Diabete yo mu bwoko bwa kabiri ni diabete nyine isanzwe ifata abantu basanzwe, yabo hari abantu bitera inshinge, ariko no muri niyo utwite witera inshinge, baguha ama regime, baguha nyine utuntu twinshi n'ubundi nk'utw'aba diabetike basanzwe. So rero ushobora kubyirinda, wirinda kurya ibintu byo mu nganda, wirinda kunywa amasukari menshi igihe utwite, wirinda n'ibintu byose byatuma wiyongera ibiro. So niba kunze ikiganiro, liking, commenting, sharing, unavuga n'ibintu twaza kuganira. Niba utara subscribing, unavuga n'ibintu twaza kuganira ubutaha. Ariko ndahamya neza ko iyi gestational diabetes ni indwara itazwi cyane kandi abantu benshi bagira.